bidasanzwe. Ni umuntu wahingukagaho udafite icyo wambara ntakikuburire, waba uri umugabo, waba uri umugore, waba uri umwana, uwo uri we wese. Ni umuntu wahingukagaho ntabure icyo akuza Imana, kandi ni umuntu utari ufite. Urumva hari ubwo uvuga uti uyu muntu afite iduka hariya, cyangwa afite umurima hariya, cyangwa afite inka hariya, cyangwa afite... Ni umuntu utari ufite, ariko yari afite umutima wuzuye urukundo. Bererwa barira barureba nyine barusoma amagambo yari yanyandikiye, ariko ni ukuvuga ngo umubyeyi ni uw'umugore, ni umuntu udasanzwe, ni umuntu wuzuye impuhwe, wuzuye urukundo, ni umuntu wuzuye guhumuriza kwinshi muri we. Nijye njya mbabwira umugabo burya yego abakwiye Reka tubasuhuze mwese abadukurikiye muri uyu mwanya, tubasaba umugisha w'Imana. Ni iby'agaciro gakomeye kuba turi kumwe, kandi nishimwe kuba uyu mwanya turi hamwe tuganira. Nuko nzi neza ko twagira umugisha. Twageze mu mwaka mushya wa 2022, hanyuma Mama Ganza ni ubwa mbere ngiye kumwakira muri 2022. Yambaye neza, niyo mpamvu mubonye kamera yose naje kuyimutunga kugira ngo nze kubereka uko yaje mushya mu mwaka wa 2022, ari nawo mwaka turi mu bungubu. Mama Ganza, Yezu akuzwe iteka ryose. Tugira umugisha wo kubana uyu munsi. Ni ikiganiro bisa naho dukoze ari icya mbere muri uyu mwaka wa 2022. Wasoje umwaka ute? Utangiye umwaka ute? Yesu ashimwe. Amen. Banze kubasuhuza mu izina rya Yesu. Ni ukuri mwese aho muri ndabishimiye, nubwo ntababona ariko ndabayambiriye cyane muri uyu mwaka mushya. Ndababwira ngo umwaka mushya muhire, ndababwira ngo happy new year, ndababwira ngo bonne année, heri ya mwaka mpya, mbese indimi zose zibaho. Ni ukuri nzibabwiyemo ngo happy new year. Rero uyu mwaka wa 2022 n'undi mwaka Imana yatugeneye kugira ngo tubemo kandi tunezererwemo. Umwaka ushize rero hari uburyo warangiye, jye kuri jyewe jye kuri jye nawe urangiye ntameze neza. Yesu. Narangirije mu gitanda uwo munsi, nafashwe n'igifu, mfatwa n'igifu kirambabaza cyane. Amasaha ya nyuma y'umwaka wa 2021 n'aya mbere ya 2022 narababaye cyane, ariko Yesu ni umwami. Ubundi urebye ibyo Satani yifuzaga si ibyo, kubera ko dufite Imana. Narababaye nk'ikimenyetso cy'ibibi Satani yari yagambiriye, ariko Yesu ari ku ngoma, meze neza. Uyu mwaka rero iyo numva hirya no hino numva twawutangiye neza. Yego ni umwaka umeze okay, turaho ko utamera nk'ushize. Ushize urabona ko ntabwo twabaye amahoro, ntitwabura gushima Imana, ariko twagizemo n'ibintu bigoye cyane bitewe n'ibihe turimo bya Covid. Ntabwo waryoshye cyane, ariko nanone kuba turiho Imana ihabwa icyubahiro, ntabwo twabura kwishima. Amen. Tugira umugisha wo kubana uyu munsi, bisa naho dutangiye umwaka. Twari twabigarutseho ubushize, bigabo n'imigambi birumvikana kuri Team TV, kubera ko hari byinshi twifuza kugeraho. Tubanje gushima Imana yadushoje umwaka ushize, ari nawo mwaka wenda twatangiyemo initiative. Hanyuma uyu ni uwa kabiri dutangiye. Ntekereza ko ni iby'agaciro, twabigarutseho cyane, tuvuga imirimo y'Imana. Reka tubonereho gushimira ababanye natwe mu bihe byatambutse. Imana ibahe umugisha, barakoze cyane. Hanyuma kandi dushimire n'abakomeje kugenda batujoininga, bakora subscribe, bagakora like ku biganiro bakunze, bagatanga inkunga ikomeye yo kubisangiza. Imana ibahe umugisha. Ni ibiganiro by'umuryango. Hanyuma ni umunsi rero ikiganiro dukoze cyangwa se icyo turiho turaganiraho, niba uza kugikunda ukore like, usaba umugisha w'Imana ku bantu bagikurikira,
ariko nanone umugisha yaringe benshi, Imana ibahe umugisha. Hanyuma mama Ganza turi kumwe uyu munsi ni umubyeyi, kandi nzi neza ko hari byinshi dushima yakoze sorry, ndetse anakomeje kugenda tugaragariza. Ariko hari ijambo rimwe bajya bavuga, ariko nshaka ko tugarukaho uyu munsi, kuko ni ibiganiro by'umuryango n'ubundi. Iyo bavuze ngo akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu, ntekereza ko iyi minsi turimo turibuka mama wakwibarutse, yagiye muri ibi bihe. Hanyuma ni ibihe bitoroshye kuri wowe. Turi buze kuba tuganira ku gaciro k'umubyeyi ariko umudamu, mu ruhare rwo kurera, mu ruhare rwo gutegura umwana. Wenda hari amagambo amwe namwe uri buze kuvuga utanyibukiraho, nyibukira ku mubyeyi wanjye, nifuza ko n'umwana wanjye azanyibukira kuri iki. Nako kantu gato sinkuganiza byinshi kubera ibi bihe. mama Ganza, karibu. Akoze cyane eme. Unyemerere nanjye bansabire umugisha inshuti zacu, inshuti za Team TV. Ni ukuri umwaka ushize niwo twatangiyemo iyi gahunda, nibwo ibyari inzozi byabaye impamo, nibwo navuga ko umugore wari utwite nibwo yibarutse, kubera ko izi ni inzozi zari zindimo kuva kera, zazimaze igihe. Numva nkeneye kuba ubutunzi bifite muri jye nabusohora bukagira uwo bufasha, biturutse ko hari abo naganiraga nabo nkumva hari icyo bibamariye, biturutse ko hari ibyo najya mbona bicaho hirya no hino nkumva nanjye hari umusanzu natanga. Rero Imana ihabwa icyubahiro ko niyo yabanye natwe umwaka utambutse, niyo yadushoboje kugira ngo zari inzozi zibe impamo. Nanone tugirirwa ubuntu rero ko hari abo yari yarateguye yuko bazabana natwe, kandi mu by'ukuri twarababonye. Ni ukuri umwaka utambutse mwabanye natwe, muri inshuti nziza, mpora mbisubiramo, muri abavandimwe beza, muri abajyana, muri abantu b'umumaro. Imana ibahe umugisha mwese aho muri mu bihugu byose ku isi hose. Ni ukuri mwarakoze kutadutererana. Njye numva nta kiganiro na kimwe emi. Hari ikiganiro rero wabona hariho agatoki kagize gatya. Numva ntacyo ndabona. Like ntayihari rwose. Dislike. Ntabwo ndabona dislikes z'abantu. Kandi ukuri Imana iziturinde, kuko twifuza ko ibyo tuganira byagira umumaro. Mpora mbivuga ko n'itafari natwe twaje kugira ngo tugereke ku rindi ry'abandi bashyize hamwe nabo barimo bashyira hamwe, kugira ngo dushobore natwe kubaka umuryango, kugira ngo dushobore kugira ineza natwe twagira twazasiga inyuma, izadukurikira cyangwa izahora nk'urwibutso rwacu mu myaka yenda 100 cyangwa ingahe imbere tutakiriho. Rero Imana ibahe umugisha cyane, kandi bishimire kandi bashoboze kugira ngo mukomeze gukora like, mukomeze gukora subscribe, mukomeze gukora share, kugira ngo muri make intego nyamukuru yacu tujya twibukiranya dutangira twarayivuze, ni ukugira ngo uw'Imana yageneye ikiganiro yuko kizagirira umumaro kizamugereho, kandi koko kimugirira umumaro. Ni ukuvuga ngo turaganira bikumvwa na benshi, ariko hari umuntu ashobora kuba ari umwe cyangwa benshi Imana yateganije ko iki kiganiro kizagirira umumaro. Rero muraba umumaro cyane mwebwe mukora share. Imana ibahe umugisha cyane. Amen. Emi rero uvuze ku ngingo ikomeye, cyane cyane ijambo abanyarwanda bakunda kuvuga ngo akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu. Ni ijambo rikomeye cyane, buriya gihe imigani y'abanyarwanda ndayikunda kandi nyitaho cyane. Mwasanga nk'uko bashoje bakavuga ngo umugani ugana kariho. Naje gusanga ari ukuri, umugani koko ugana kariho. Rero iryo jambo ry'akabura ntikaboneke uko ni ukuri yeme. Ndakurahiye naje kubona bishoboka ko umwana uyu munsi ashobora kuba yitwa uwa Emi. Imyaka igacaho umwana yitwa uwa Emi, buri muntu wese azi ngo uyu mwana ni uwa Emi. Hakazagira umwaka umwe, umunsi umwe, igitondo kimwe, isaha imwe, umunota umwe, isegonda rimwe, mu kanwa kawo umuntu wavuze umwana ni uwa Emi, hagaturuka irindi jambo rivuga ngo uyu mwana ni uw'ikuzo. Ikuzo ubwo n'undi muntu
twumvikanye ko tutazatuvuga amazina y'abantu. Ushobora kuzavuga Sharire agasanga byaramubayeho akavuga ati mama Ganza ibyo yankoreye yanyandagaje yanshyize ku oya. Noneho mfate Ikuzo na Emmy mbagira abantu batandukanye. Umunsi umwe bugacya ukumva umwana yahindutse ntakiri uwa Emmy ahubwo abaye uw'Ikuzo. Naje gusanga ibyo bintu bihari biriho Emmy. So bivuze ngo umwana ashobora kugira na base n'10 n'100 base birashoboka ko rwose umwana nta mwana waba imfubyi kuri se bibaye ngombwa. Bwacya mu gitondo kuva umubyeyi wakubyaye mama wawe akiriho barya niwe ubizi neza. Shobora rero kuba byarashobotse ko ahura n'uyu ejo agahura n'uriya ntamenye uwamuteye inda, cyangwa se bikanaturuka no ku mpamvu nyinshi zitandukanye. Either wa undi wamubyayeho ntahari ariko uwamuteye inda yenda ntahari. Emmy bahuye muri iyo minsi ahisemo kugira ngo amufashe inda yisiye. Ukumufasha ariko kugira ngo amufashe amwitiriye inda ariko mu by'ukuri ntabwo ari iye. Aho rero wa mwana akavuka Emmy ntako atagize ntako atakoze azi neza ko wa mwana ari uwe. Byarangira bugacya rimwe kubera impamvu zitandukanye akaba yagira atya wa mama akabyuka akabwira wa mwana ati rero mwana dore kubera yuko nagutwise papa wawe ndamubura cyangwa se bimeze bite cyangwa byagenze bitya nuko ukura uzi kuri uwa Emmy ariko mu by'ukuri burya ntabwo uri uwa Emmy. Niyo mpamvu yabiteye ariko mu by'ukuri papa wawe ni Ikuzo. Nabonye bihari kandi binazonga abana cyane. Umwana wahuye n'icyo kintu ntabwo ushobora kubona ari umuntu utunganye nawe ariko wibaze Emmy ari wowe. Umunsi umwe bugacya mama akakubwira ati ariko burya ntabwo uri uwa runaka. Ariko koko ngo mama w'umubyeyi ni mama w'umwana niwe umenya ngo niwe umenya. Ariko icyo naje kumenya abamuzi yego ariko nanone amarangamutima hakaba ubwo amutuma kuvuga utari we kubera igihe arimo kubera senda impamvu ziratandukanye. Wenda Emmy yamufashe ku ngufu ntiyamwishimiye muri cya gihe abona inshuti indi ikiri mu mezi matoya kubera ko Emmy yamufashe ku ngufu atanamwishimiye wa wundi uje akamubera inshuti akari we wishimira akari we ahitamo kwitirira umwana. Ako bikazaba ngombwa kera kazaba ngombwa Emmy akazaza akambwira ati rero naraguhemukiye nagize nabi ni ukuri nanjye byari kubera iki cyangwa kiri ndagusaba imbabazi. Aho bugacya rero wa mwana wari uw'Ikuzo bugacya ahinduka uwa Emmy kubera ko biyunze this time. Arumva hari impamvu ya mwana kwitwa uw'Ikuzo cyangwa uwa Emmy wa wundi wari waramuhemukiye. Ni ukuvuga rero ngo nyina w'umwana arabizi ariko kubera impamvu imwe cyangwa iyindi akaba yafata umwanzuro uvuga ko uyu mwana ari uwuyu ariko mu by'ukuri atari uwe. Naje gusanga rero ijambo cyangwa umugani abanyarwanda baciye ngo akabura ntikaboneke koko ni nyina w'umuntu. Nyina w'umuntu naho wafata umwana ukamwadopta ukamwonsa ukamwitaho oya hera kiri agahinja ukamufata ukamwonsa ukamukuza akazarinda ashaka akazarinda bigenda biti yego ariko bigera aho ngaho akazayimenya ngo buryo bwose nubwo mama Ganza yanyonyeje nubwo bwose yandeze nubwo bwose ari umubyeyi mwiza ntagereranwa ariko naje kumenya ko nta data mama kimbyara. Hari amakuru numvise y'umwana wavutse ku mubyeyi nyine w'umumama amusigaho aza kuba adopte arerwa n'undi aramukuza pe aho umukobwa mukuru ariko mu by'ukuri ntabwo iri yari nyina yari nyina kubera ko yaramufashe amugira umwana ariko ntabwo ari nyina ntabwo ari biological mother cyangwa se ntabwo ari nyina wamutwise ngo amubyare. Urumva ko rero ntabwo ari nyina ni mama we kubera impamvu ariko mu by'ukuri ntabwo ari mama we
cyaje kubaho rero byageze igihe n'aho amenyeye nyina ahubwo biramubabaza nawe biramuzonga aba aribwo bimurya cyane aba aribwo ababara atubonye yo mubireka kubimbwira ariko byenda iby'abantu burya ntibijye bibura Emi ntabwo ibanga nk'iryo wavuga ngo ndarihishe burundu ngo ribaye iryanjye ngo ndarimize ngo byanga bikunda hari umuturanyi wari ufite hari umuvandimwe ufite hari inshuti hari yewe hari n'umuganga ubizi kwa muganga ko umwana yahavukiye yarinzana nyina akamuta akagenda muri make ntabwo hazabura utanga ayo makuru yewe bikazanazenguruka yenda yaravukiye mu Rwanda akajya muri Amerika bikazenguruka umwana bikazamugeraho so muri make akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu ibyo rero nanjye byambayeho mbona ko nyina w'umuntu ariwe muntu ubura ukabona kabuze nk'uko yabivuze ni muri iki gihe koko umubyeyi wanjye yitabye Imana ni muri uku kwa mbere tariki 5 ubwo yitabye Imana ndibuka arwaye ameze nabi ariko yitabye Imana itariki ya mbere 5 z'ukwa mbere 2004 data yitabye Imana 15 z'ukwa gatanu 2003 nta mwaka wari urimo wanjye nibuka bambwira papa ameze nabi naraje mu Rwanda icyumweru kimwe yitaba Imana ariko numva nyine ndababaye ngize agahinda ko mbuze data numva hari ikintu kinini cyane mbuze numvaga nkimukeneye cyane ko tutanabanye cyane ariko no mama we bambwiye ngo ararwaye ameze nabi numvise nk'aho isi indangiriyeho numvise nk'aho isi yose yubamye kubera ko mama yatubyaye turi abana 10 umwe yitaba Imana turi 9 noneho yatubereye mama kabisa atubera intangarugero byonyine n'umubyeyi jewe ndavuga umubyeyi wemera kubyara abana 1 2 3 4 5 10 ni intwari 10 ni intwari so zabyara ntabwo mpamya ko simbizi Imana yabigennye nk'uko yamugeneye nanjye nababyara icyifuzo cyanjye ubundi igihe bari 6 harabura 2 hariya icyifuzo cyari icyo ariko nanone habaho igeno ry'Imana ntabwo twaryanga biracyahari uko bigaragara nabyakira na yombi kandi umunezero mwinshi cyane sigajemo nk'abandi wow ni umugisha rero ndibuka pe icyo kintu cyarankubise cyane nigeze kubivugaho njya nibuka ukuntu nari mu muhanda nsubira mu kazi mu mahanga aho nabaga telefoni ya marume yampamagaye ambwira ati nyamuneka kora ibishoboka uze mu Rwanda urebe mama wawe kuko ameze nabi ntitukubeshye oya ntabwo agiye nshaka kubeshya mama wawe ameze nabi kora ibishoboka uze umurebe njya nibuka ko nibajije ibintu byinshi cyane byinshi byo ntashobora noneho kuvuga twatindamo ariko nikanga nagiye mu muhanda rwagati umuhanda w'imodoka haza umwana w'umusore arambwira ati mama ntanzi arambwira ati wa mukobwa we ko mbona uri muhanda hagati imodoka n'iziri bukugonge ndapfukama ndamusuhuza abona koko ntahari ubwenge bwanjye ntibuhari kuko ubundi umuntu mukuru muri icyo gihugu niwe upfukamira ugasuhuza ariko uri muto kuri wowe cyamungana ntumupfukamira abibonye acyabona ko ntahari arambwira ati gabanya ibitekerezo rero jya ku ruhande rw'umuhanda ku nkengero imodoka zitakugonga dazi ababyeyi banjye nagiye ngira amahirwe niba ari make niba ari menshi niba sinzi uko nayita ariko bombi narazaga nkamurwaza icyumweru kimwe gusa ko nawe njya nibuka naje ku itariki 9 uwo naje ku 9 ni papa ngira ngo ndumva harari papa nawe rero namurwaje icyumweru kimwe mama gusa ku itariki 5 z'ukwa mbere birarangiye uriya mumama rero wavuze uti tuganire ku burere bw'abana n'ababyeyi uriya mumama
njya mufata nk'intwari, yari umuntu udasanzwe, ni umuntu waranzwe n'urukundo rwinshi cyane. Umuntu waranzwe n'urukundo rwinshi, twabaga mu mahanga ariko bene wabo babaga inaha mu Rwanda niwe wamenyaga aho baba, aho batuye. Mu bavandimwe bacu bose bo kwa mama niwe wajya kumenya aho bene wabo batuye inaha, uretse ko nyine kubera ibyabaye mu Rwanda nabo benshi barabatsembatsembye nyine, ariko yari azi aho batuye. Ahantu hose wumvise mwene wabo akahagera. Buri muntu wese wo wabona amahirwe avuga kuri mama akicara hano yakubwira ibintu bidasanzwe. Ni umuntu wahingukagaho udafite icyo wambara ntakikuburire, waba uri umugabo, waba uri umugore, waba uri umwana, uwo uri we wese. Ni umuntu wahingukagaho ntabure icyo akuza Imana, kandi ni umuntu utari ufite. Urumva hari ubwo uvuga uti uyu muntu afite iduka hariya, cyangwa afite umurima hariya, cyangwa afite inka hariya, cyangwa afite, ni umuntu utari ufite, ariko yari afite umutima wuzuye urukundo. Hari umupapa umwe wigeze kuza ansanga ku nzu yari iya mama ahantu hitwa Matimba, arambwira ati nzanywe no kukureba gusa. Kubera iki? Kubera ukuntu ajya nkuganiraho na mama wawe. Arambwira ati reka rero nkubwire, Imana izabashoboze mwabana mwe mugire urukundo nk'urw'umubyeyi wanyu. Ati tuje tuvuye mu mahanga, baturutse i Bugande, igihe cyo nyine abanyarwanda twatahaga, ngo baraza bamuhingukaho aho yari ari ahantu hitwa za Kaborogota. Iza ari bise nini irimo abantu nangwa ari 38, sinzi iyo bise uko yanganaga. Arambwira ati ariko mu minota mike nko guhumbye, ati buri muntu yari abonye amazi akaraba, buri muntu yari abonye icyo afungura, buri muntu yari abonye aho aryama. Ukibaza uwo muntu yari afite iki gifasha abantu 38 ako kanya. Ntabwo yari afite resitora, ntabwo simbizi. Wa mutima yari afite umutima rero wagutse mugari cyane, kandi kuri buri muntu adatoranya ngo uyu ni bwoko ki, uyu ni umukene, uyu ni umukire, uyu ni muremure, uyu ni no. Yari yagutse, yari umubyeyi ukunda abantu bose atarobanuye ku butoni. Arambwira ati rero Imana izabafashe mugire urukundo nk'urwa mama wanyu. Hahandi yitaga ku muntu atamuzi, ati nkatwe twamuhingutseho tutamuzi n'atatuzi, atari karadufasha minota mike buri muntu ababonye ikimufasha kugira ngo ubuzima bukomeze. Ati nicyo cyari kizanye kukikubwira. Ati none ejo bundi numvise yaritabye Imana ntahari, atariko nayinje kubwira gusa ngo muzagire urukundo nk'urw'umubyeyi wanyu. Urumva icyo kintu ukuntu gikomeye. Rero nasanze akabura ntikaboneka ari nyina w'umuntu. Njya mbyibuka nabyaye imfura 2008 ari mu mahanga. Ni umuntu nakundaga cyane, nabonaga akantu nkamutelefona, ambwira nti habaye akanaka, bimwe n'abandi letaga nabimubwiraga. Yari inshuti yanjye cyane. Ambwira nakuzi ko Emi buriya ntereta. Ati Emi ni Emi buriya arantereta. Nabambwira gutya mbwira gutya. Yari inshuti yanjye cyane. Njya nibuka nabyaye imfura, numvise ariwo muntu wa mbere nkwiye gutelefona nkabwira icyo kintu cyiza. Ndibuka nafashe telefone byihuse numva ngiye guhamagara mama. Nibuka ko amaze imyaka igera kuri 4, ngira ngo icyo gihe yari amaze imyaka 4 yitabye Imana. Numva ndabyibutse, ngira agahinda gakomeye. Numva ndababaye, numva ari we nari nkwiye kubwira iyo nkuru ya mbere nziza. Numva ari we nari kujya mbaza ntibiba bigenza bate, se umwana bamufata bate, se bigenda bite. Nakubeshye numvise nuzuye agahinda kenshi. Nibwo bisa naho aribwo numvise nibutse ko amaze imyaka 4 yitabye Imana. Ndongera numva iryo jambo rigarutse muri nge ngakabura nikaboneke. Ni nyina w'umuntu. Hari abamama benshi bo nkwiye kubaza ariko ntabwo byanjemo. Numvaga ari we muntu wo nkwiye guhamagara nkamubaza. Ikindi nanone cyaje kunyibutsa akabura nikaboneka ari nyina w'umuntu, ni umunsi nkora ubukwe muri 2006 tariki 9 z'ukwa 12.
mbere yaho ubwo ndibuka nari narabyanze mvuga ngo ubundi ndabwereka ndi ko nta data nta mama nindeho nereka ubukwe ariko kubera igeno ry'Imana irabunkorera bwiza cyane. Noneho ndibuka nasohotse mu nzu nirebye gutya nibutse ko ntawe uhari, nibutse ko ntawe ngiye kunezeza, nta data nta mama, ariko umutima cyane aho wirukiye ni kuri mama. Numva ndababaye nanone turi mu bukwe ndeba ababyeyi hariya banezerewe bambaye neza, mpita nibuka mama yari umukobwa mwiza niko namwita, wakunda kuberwa cyane. Ugahita ubona uburyo yababerewe. Nahise nimagine ukuntu yari kuba yicaye aho ngaho yambaye umukenyero w'umweru, yajyaga yambara umukenyero w'umweru, yakundaga imikenyero y'umweru, yakundaga imyenda y'umweru, yarikundaga cyane. Namenye Jik cyangwa Eau de Javel muri 87 n'umunani, tuva aribwo bwa mbere nayimenye. Yatwambikaga imyenda y'umweru ati nimujye ku rusengero, umwana akamuranjika uturanje twe tugahora dusa tuvuye mu iduka. Nawe ubwe rero yaza akambara umukenyero mwiza w'umweru cyangwa ikanzu nziza y'umweru, yari umuntu wikunda cyane. So ako kanya nahise nimagina ibuye haba kuko yari kuba yambaye Pole sana. Numva yari kuba yambaye umukenyero mwiza w'umweru cyangwa ikanzu nziza y'umweru, nyine turebana mu maso wa munezero w'ababyeyi nyine nanjye nkawakira. Ndibuka basaba rwose nagize nyandibagirwa none ndarira ko nabitekereje. Amabukwe nyabukwe ho nararize cyane, numva ndababaye cyane. Nongeye kumwibuka icyo gihe mbyara. Rero ubundi buri gihe nabwo mpora mwibuka umubyeyi, nta usa nawe, nta n'uwamusimbura, burya ntibishoboka. Urumva umumama nibyo nyambwira n'ababyeyi, umumama bya nibyo twavuga by'uburere, nkawe yari umuntu ukunda abana be cyane cyane cyane. Ariko urumva yari afite abana benshi, bamwe mu muryango akaba bamubwira ati ariko jya utwohereza hano abana muri vakanse, nakaba namubwira ati rwose wampaye umwana umwe tukajya kwibanira. Abwira ati nawe ukiri umukobwa akamubwira tuzabyara uwawe, ukiri umusore akamubwira tuzabyara uwawe. Atubumbira hamwe, aturerera hamwe, atari ukuvuga ngo afite ubimufashamo, ni Imana yabimufashijemo araturera kugera 2004 agiye. Ariko ajya kugenda ndabyibuka ko yanyandikiye urwandiko ntahari, ndikira urwandiko ejo bundi ahangaha ngira ngo ni umwaka ushize ku munsi nk'uyu, narufotoreye barumuna banjye ndabashyirira kuri groupe yacu y'abavandimwe. Birirwa barira barureba nyine barusoma amagambo yari yanyandikiye. Ariko no kuvuga ngo umubyeyi ni uw'umugore, ni umuntu udasanzwe, ni umuntu wuzuye impuhwe, wuzuye urukundo, ni umuntu wuzuye guhumuriza kwinshi muri we. Nibyo njye mbabwira, umugabo burya yego bakwiye ni mwiza, avugisha neza abana, akabakinisha, akabagira inshuti. Abagabo turi beza, muri beza cyane cyane pe, abapapa. Abapapa. Ariko ntawe wasa n'umugore. Umugore ni hahandi h'umwana, ntabwo bihura, ntibihura Emi. Dusoze ikiganiro rero, tugisoze tugende. Nkubwiye ngo umugore pe, impuhwe zagira, urukundo agira, umutima ariko ngiye nta mpuhwe ngira, urazigira n'abandi bapapa barazigira, na papa Ganza arazigira nyinshi cyane. uganiriye neza, na papa Ganza arazigira nyinshi cyane, mwese murazigira nyinshi cyane, ko babana mwarababyaye murabakunze cyane. Ariko akabura ntikaboneke. Papa w'umwana yapfuye ubona nyine hari ikintu gikomeye kibuze mu muryango, kandi pe gikomeye. Ariko iyo bafite mama wabo barababumbatira akabatindana, akabatindaho. Ni gake gushaka kumva umumama yapfushije umugabo ako kanya agashaka undi mugore, agashaka undi mugabo. Ariko abapapa aba yumva atari, ntabwo ari uko aba yanze wa mumama witabye Imana, ntabwo aba ari uko yavuga ati nagene ndamukize ko mpite nzana runaka nakunda gake. Ariko gusa kubera wa mutima Imana yabaremanye, mwebwe muri abapapa mufite umuyoboro mukeneye gutanga, wa mumama nawe akwiye kurera.
asanga rero atabishoboye, asanga atari bubafate nk'uko yabafataga, asanga atari bubuhagire nk'uko ababumbatire nk'uko barabikora. Hari abapapa babikora, ariko naho yabikora aba yumva atari ibye, ntabwo abitindamo rero, biramuvuna, ntabwo ari ibye, si karemano. We aremanywe kwa kuba umugabo w'urugo, akaba umutwe w'urugo, akawuyobora, akaba byose, akabahahira, akabamenya security yabo, uburinzi bwabo, ntihagire ikibahungabanya, agahora babumbatiye muri urwo rwego. Ariko umumama, urugo rutarimo umumama urarumenya. Rero niyo mpamvu umumama akabura ntikaboneka ari we nyine, ari umubyeyi w'umumama. Ntimuzayifata ukundi rero bagabo, ngo mwumve yuko yenda ari uko mwebwe tutabitayeho cyangwa iyo migani itabareba. Mwe muri unique, murihariye, mufite uburyo bwanyu Imana yabayemyemo, ariko ubwo buryo bwanyu nyine ni ubw'abapapa. Abamama rero natwe ni ukuri bana mugifite abamama, mubaha agaciro cyane, mwumva ari umugisha ukomeye. Babyeyi mwabyaye kandi mugifite abamama, ba mama wanyu, ni ukuri mufatanye n'abana n'abavandimwe, ujye umuhereza icyo wumva cyose wamuha, kuko niwe munezero wawe, niryo shema ryawe kuba ukimufite. Hari abonzi babafite ariko ugasanga ntibabitayeho. Mwiteho ko ntawaruta umuntu wakubanye amezi 9 mu nda akakwihanganira, ukamubabaza akihangana, ukamutera imigera akakwihanganira, akakubyara, akababara, akagira ate, byose akabyihanganira. Hanyuma uyu munsi ugasanga aramuteye umugongo, ukumva nta mpamvu. Ashobora kubera hari aho yakubabaje, ariko ndabubwira ngo mugarukire, mugirire imbabazi. Byonyine wibuka ako kantu yuko yagugize mu nda ye, akakwihanganira, ukabamo amezi 9 yose. Ntabwira abaganga ngo nimumukuremo ndarushye, ndananiwe, nimumushyire muri kuveze tumurerere. No, icyo ngicyo cyonyine ni kikubere ikiraro cyo kugira ngo wambukireho, ubabarire umumama ushobora kuba yarakubabaje. Ngira ngo birumvikana cyane. Rero Imana yo mu ijuru ikomeza abashobora kuba barababuze nkanjye, kandi iha umugisha babandi babitaho, kandi ishoboze babandi bashobora kuba hariho bakomeretse akumva atamubabarira, imushoboze kugira ngo amubabarire, yongera azirikane ko akabura ntikaboneka ari nyina w'umuntu. Bakoze cyane Mama Ganza, Imana ibahe umugisha. Hanyuma nanjye nakoze kubera ko namushimyeho yari ari kubabara. Ese nkubeye abadukurikira kuri Team TV, Imana iguhe umugisha Emi. Ndawakiriye impa imodoka nziza nk'ira yawe. Iyo mugira nkajya nyimutwaramo Emi, byari kuba ari umunezero ukomeye kuri jyewe. Okay, abantu badafite abamama mwihangane, abantu batabanye na ba mama mwihangane, ndabihanganishije, nanjye nabibonaga gutyo. Okay, mwakoze cyane aho dukurikiye kuri Team TV, Imana ibahe umugisha. Hanyuma dushimire Mama Ganza, yakoze cyane, na Papa Ganza wamuduhaye ngo tuze kuganira. Hanyuma badafite ba nyirabukwe nabo bihangane, Papa Ganza yihangane. Yihangane uko nawe ubwe akabura ntikaboneka, ubwo kuri we nawe ni nyirabukwe. Uyu munsi nahoze ganira n'umwe muri baramukazi banjye, umugore wa musaza wanjye, ambwira ati pe nanjye nababajwe no kutamenya uyu mumama. Iyo numva amateka ye numva narababaye cyane kuba ntaramumenye. Yari umuntu mwiza Yemi, umuntu mwiza ku shusho, shango yari keza. None uyu munsi ngo umubonye uri umusore wa kumutereta kandi ari umukecuru. Yari umuntu mwiza cyane. Rero mu by'ukuri nk'uko wabivuze, ndabihanganishije cyane abagore b'abasaza banjye batagize amahirwe abona nyirabukwe. Ndabihanganishije Papa Ganza na abandi basanzire harya abashatse mu rugo rumwe na abenda hamwe. Icyo ni ikirundi. N'abasanzire mu Kinyarwanda. Abasanzire ba Papa Ganza na Papa Ganza no kuri Imana ibakomeze, ariko ndababwira ngo mwabuze umuntu wingira mu maro cyane, akabaye abasusurutse igihe cyose mukumva muranezerewe, mukumva nibyirato byanyu. Abafite ba nyirabukwe tubafate neza. Abafite ba nyirabukwe Eme, niba umufite
fata jya ubirenza ko ari nyirabukwe, ko ari nyokobukwe, wumve ko ari mama ufite, ni mama wawe. Mama wawe ni mama w'umugore wawe akaba na mama wawe, ndetse na mama w'umugore wawe ni mama we akaba na mama wawe. Abo bantu rero mujye mubafata neza, ba bagore bafite ba nyirabukwe batitayeho, iwe Imana ibababarire. Okay, ngaha isengesho rigufi tugane ku musozo w'ikiganiro. Reka rero dushime Imana mu isengesho rigufi nk'uko Emma yivuze, ariko musabiye umugisha nakora umurimo utoroshye, ndetse n'abo bafatanya bose, kandi Imana ikomeze kutugira neza. Umwaka mushya muhire nanone bavandimwe beza. Turagushimye iteka mwe Imana, tuguhaye icyubahiro nyaguhora ku ngoma. Data mwiza, niwe Mana yacu, niwe rukundo rwacu, niwe gakiza kacu. Amagambo meza turimo tuvuga ku mubyeyi w'umumama, niwe wamuremye, umurema mu ishusho yawe, umuha urukundo ku rukundo ufite, umuha impuhwe ku mpuhwe ufite mu kigega, umuha kugira neza, umuha umutuzo, umuha kuba umutima w'urugo, umuha byinshi byiza bituma uyu munsi twicara tukabona ko umugore ari umuntu w'agaciro karenze. Rero byagera ku mubyeyi ho nyaguhora ku ngoma, naho tuvuga ngo akabura ntikaboneke, ni nyina w'umuntu, nuko afite umwihariko, nuko ufite uburyo wamuremye butari ubusanzwe, nuko wamutandukanije n'umugabo, aho ndetse umwami w'abami tubona yego we umugabo tubona yararemwe, umugore ukamukura mu rubavu rw'umugabo. Bivuze ngo nyaguhora ku ngoma ni uburyo bwawe nk'Imana wihariye bwuzi bwakozemo iyo mirimo yawe, ubihererwe icyubahiro. Tugushimye rero nyaguhora ku ngoma kubw'ikiganiro, turakwinjize kugira ngo mwami kigire uwo kigeraho kimugirire umumaro. Wa wundi wari ufite umubyeyi ariko atabona agaciro ke kubera impamvu zinaziriya, kubera ko yenda yamubyaye bidateganijwe, kubera ko se yenda yumvise yamujugunye, yamutaye, kubera impamvu zitandukanye, ashobora kuba yari yaramukomerekeje. Ariko mwami mwibutse ko byonyine kuba yaramugumanye mu nda amezi 9 ni igitambo gihagije, gikwiye gutuma kimubera ikiraro cyo kugira ngo yongere amukunde. Mwami aba bafite bahe uburyo n'ubushobozi, babanezeze kandi bumve ko ari intego bafite muri bo, kubera ko nyaguhora ku ngoma nta kiruta umubyeyi umumama utwita, umumama ugira igihe cyo kujya kubise akababara akabyara. Mwami w'abami nsanga nta muntu namunganya. Rero uwera wa Isiraheli abababuze nkanjye bakomeze kandi ubihanganishe. Mwami abo bafite ubahereza uburyo n'ubushobozi bubafasha, kandi ukomeze muri byose kutubera Imana, kutubera data, kutubera byose muri byose, kugira ngo dukomeze twiyumvamo ko nta bupfubyi dufite muri twe, kuko turagufite. Icyo ni kuzoba ibyawe, umugisha buri umwe wese witanga ku murimo ari wo wose ukorekerwa kuri Team TV, buri umwe wese ahari mu gihugu cyo hirya no hino ku isi, ubaduhera umugisha kandi ubashoboze kugira dukomeze tubane nabo, kandi ujye ukomeza udushoboze kugira natwe tubone ibyo tubaha bakwiye kwakira. Icyo ni kuzoba ibyawe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.